yagiye muri Ghana ajoininze Ashton Hall amuha ibihumbi 5 by'idolari byo kuba yamufasha kuba yatangira business. Bivuze ngo isaha n'isa twanabona Ashton Small agiye Miami. Right, nongeye kubasuhuza n'abayikazi mwe mwakoze subscribe kuri Over TV. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Nkuko murabibona imbere ya kamera ndi kumwe n'umwe mu basesenguzi baca cyangwa umunyamakuru MC. Muramuzi cyane mukora mumubona kuri Over TV. Mwe mwakoze subscribe nawe utarikora mwanze mukore subscribe, muzamukurikirana gahunda zacu 5 MCV. Bimeze ibintu ni fresh cyane, ibintu biragenda gake gake, ni ibintu byose iyo buri Imana yakurinze ndizera. Aya vibes aziriho abantu barabizi twa MCV Masosini Park International Festival Batman sakwita abantu barabizi cyane. Vibes zose azihari, Imana yakurinze abantu byose bari fresh. Okay MC, ndagira tuganire ku kintu kirimo kira trendinga muri iyi minsi. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku kintu cya Ashton Hall ndetse na Ashton Small. Ashton Hall akomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga. Yahomeje kuzitigisa naho se scoring ndeba ahantu hatandukanye nkabona Ashton Small. Abatamuzi buri amazina yanyu bamwita Uwizeye Enoch. Niwe wambaye nka Kagarara hano iwacu mu Rwanda. Nyuma biza kurenga niko birangira hindutse Ashton Small. Ubonse nihe siroga akunda gukoresha Ashton Small? Disability is not inability. Bisobanuye ngo kuba umuntu afite ubumuga ntago byamuza kugira ikintu akora. Nahoze mbona abantu bakomeza kugenda bavuga ati Ashton Hall nkuko amenyerewe, ati twabonye ibyo yakoreye muri Ghana, twabonye ibyo yakoreye Nigeria, ati Kagarara gift bamuhaye amafaranga makeya. Ese wowe ubibona gute mu maso yawe? Ndagira ngo tuze kugendana akantu gatoya. Wenda dutangire ngo reka duhere kuri uko byatangiye ibintu byose kugira ngo Ashton yisange hano hantu nyine. Ashton Hall ubwo yaravuye muri India yatangaje ko akurikijeho Afrika. Ubwo ni tour yari yatangiye nyine atangaza ko agiye kurikizaho Afrika, agiye kuzenguruka muri Afrika. Kutangaza ibi yatangaje nyine video ahamagara Ashton Indian Ashton Hall nyine uwe yari yasanze mu Buhinde, amubwira ko baza kamujoininga bagakora urugendo rujya muri Afrika. Duhita twibaza ngo ndibuka narakoze video mbaza abakunzi Over TV ndabaza ngo ese ahere hehe muri Afrika. Abantu benshi bazamuye amadarapo muri comment bashyira mu Rwanda nyine ngahere mu Rwanda. Kagarara nawe noneho ahita akora video yigana nyine ubuzima bwa Ashton Hall ukabayeho, ukabyuka yerekana nyine umunsi we, lifestyle yiwe, cyane nk'umwinfluencer mu bodybuilder yerekana nyine ukabayeho. Ubwo nimba mbyumvishe neza tugendanye umara kubikora Kagarara agakora video sa nkaho yarebye video ya kiganiro wakoze kuri Over TV. Ashaka ko yakuye kuri Over TV ko na breakinze ko Ashton agiye gutangira muri Afrika. Turibaza ngo ari buhere. Kagarara tatangira gukora nyine lifestyle yiwe nawe saa 12 nkoze ibindi isize ndabyutse nkoze sport ngiye guhinga nkoze aka kantu kose nyine. Yaraje arabikora akora video ya mbere, akora iya kabiri, iya gatatu noneho Ashton Hall nyirizina ahita aza muri comment yandika ngo Ashton Small, amubatiza izina Ashton Small. Ahita amwita Ashton Small. Urumva bivuze ku bantu batabizi naga ari Kagarara wabyize. Ni Ashton Hall wayimwise muri comment kuri video yari amaze gukora nyine amwigana, ukabyuka agakora push up akerekana nyine icyo ashoboye. Byagizwe ibanga, ariko mu by'ukuri Ashton Small akomeje kuganira na team ya Ashton Hall, bumvikana ko agomba kumujoininga mu gihugu cya Ghana aho yaragiye gutangira tour yiwe. Yageze muri Ghana dutungurwa no kubona natwe ama video ya Ashton Small ari muri Ghana. Naba blogger ni babimenye. Naba blogger ni babimenye. Twatunguwe na video ya Ashton Hall na Ashton Small bose bari mu gihugu cya Ghana. Kagarara nibwo yatangaje ati buriya ngewe rero sinyapfa kuvuga ibintu byanjye bitaraba. Gahunda yari ihari nibyo nari nyizi n'abantu banje bandi hafi bari babizi, ariko nyine twagomba kubigira ibanga bidapfa in case kaga ati nariyemeye n'ibiki, ariko nyine gahunda yari ihari bita birangira amusanze muri Ghana batangira gukora na tour.
ubwo byaje kugenda gute ku buryo bumvikana? Yagiye muri Ghana tuwihariye uko bazazengurukana ibihugu, cyangwa n'ubundi yagiye muri Ghana ari ukuhita yongera bagasoza akahita ataha? yagiye muri Ghana, ariko urumva ntabwo twari kumenya ngo schedule yari ni iyihe. Yagiye muri Ghana ajoyininze Ashton Hall, batangiye no gukorana, bazengurukana Ghana, baterana ama push up n'abandi ba influencer bo muri Ghana, aba content creators bo muri Ghana barakompeta, habura n'umwe utsinda Kagara mu bintu bya push up, cyane ko anagihura na Ashton Hall nawe bakozanyijeho, biranga nawe kumukuraho. Biba ngombwa ko nyine bahita batangira gukorana tuwa, noneho berekeza mu gihugu cya Nigeria, berekeza muri Benin, Cameroon, finally bazi Kigali. Urumva deja Kagara ko yaramujoyininze, yagomba kuza nyine Kigali akamwereka famiye. Urumva bari bamaze kuba inshuti. Urumva umuntu muri kubana muri hoteli muzengurukana ahantu hose, bari bamaze kuba inshuti. Ubwo rero nagutangije kugira ngo nze gusobanura neza, nze kuza kuri kakana abantu bari kuvuga ngo yamuhaye ibintu bikeya, ngo yamuhaye ngo imodoka ngo zishaje. Urumva nibyo nagutangiye nyine, umuntu utaramenye washidutse nyine mu gitondo abona Ashton Hall i Kigali, amenye ngo byagenze gute. Nyuma yuko rero bari mu gihugu cya Nigeria, nibwo Ashton Small yatangaje ko bitegura no kuza mu Rwanda mu minsi 9 bari we bageze mu Rwanda. Baje kugera mu Rwanda rero, urumva naho amujyana iwabo ku ivuko, bajya ku rwibutso. Ndagutarukije ariko rari bituragendana gake gake rero. Yageze i Kigali, barakirwa ku kibuga cy'indege, twari duhari, barabibonye, abantu bari benshi, abakurikira Ova TV barabibonye. Abantu bari benshi, abakunze Ova TV mwarabibonye, abantu bari benshi, indabo zari zihari, ubona ko nyine abantu bishimiye Kagara cyane. Aba bodybuilder barutambi bari bahari benshi, nyine ubona ko bishimiye bishimiye Ashton Small kumubona i Kigali nanone. Azanye noneho n'ikindi cyamamare ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rw'isi, umunyamerika ukomeye cyane. Uyu munsi ukurikirwa n'abatari hasi ya miliyoni 18. Ubwo rero barazengurukanye u Rwanda narwo, ndakeka impano yazimwereye Kigali Universe amuye $5,000 by'idolari byo kuba yamufasha kuba yatangira business, nawe akagira icyo yakora nyine, akagira uko yiteza imbere cyane. Ubwo iyo uvunje $5 by'idolari begera muri hafi miliyoni 7,300. Amuhereza imodoka yo mu bwoko bwa Kia Sorento. Ntago ari Kia Sorento, ni indi modoka, ni Novo model, imodoka nshya z'amakia nyine, ni indi model bahinduye. Ibyuka ishaje rero, imodoka ntago ishaje. Nubona imodoka igura miliyoni 40, yano nibaza binancangira umuntu, ibaza umuntu from nowhere, ntago muziranye, mwamenye kubera social media, urumva aragufashe, agwaye igishoro cya miliyoni 7,300, akugeretse n'imodoka miliyoni 40. Akwemereye n'umushoferi tutazi ngo azajya yishyurwa uti, wishyurwa buri kwezi. Cyane ko Ashton Hall yatangaje ko we burana Kagarara bagiye gukomeza ubushuti bwabo, nyine no mubano bubatse ntago biteze guhagarara. Urumva deja Ashton Hall ahubwo akwiye indabo ze, akwiye gushimirwa n'abantu bari kuza ahantu hose ngo imodoka ngirashaje, ngo yageze ngatanga nginga Lamborghini, imodoka ya miliyoni 40 muri Rwanda ni bake bazigendamo. Abenshi bagenda mu mavuatire ya miliyoni 10-15, imodoka zitarengeje miliyoni 18, ukasanga umuntu wamaye imodoka miliyoni 40, uraje uravuze ngo imodoka ngiri hasi ngirashaje, kandi utega moto buri munsi. Ese kuki bavuga umuntu nabi aruka afite icyo yagezeho? Niho twisanze hano hantu. Ubusanga nyine ahantu hari ibyiza, ariko ndakeka ko isi ntago yaryoha ahantu hari ibyiza, nyine ndio agomba kuza ibibi. Ahantu hari ibyiza agomba kuza nyine kugira ngo bicemo, uce muri ya madeba yose nyine. Ahantu hose hari ibibi ugomba kuza ugaca muri ya madeba, ukayacamo nyine kugira ngo ibintu byose bigende neza. Yuko babihuje n'abantu batasobanukiye, batabikurikiranye neza, batakurikiranye tuwa yabo. Bigeze kubona basura, ntago ndi kwibuka igihugu neza, basuyemo mize irimo imodoka, bakeka ko ari imodoka yamuhaye. Hariya ntago yamuhaye imodoka, ahubwo yaramubashije ngo muri izi modoka ni iyihe nyine, yaramuzengurukije aca kuri Lambo, ni Ferrari itukura. Maze iyi modoka urayikunze? Kagara ambwira ati let me check. Arabanza aracekinga, arazenguruka hose, arazenguruka. Urumva arambwira ati, arongera agaruka kuri ya Ferrari y'umutuku. Imodoka zirano zose iyi niyo nkunze. Arunahita bacika ururondogoro ngo niyo yamuhaye, kandi yahise amubwira ngo nzaye gutemberezamo nituba turi Miami. Bivuze ngo isaha n'isa twanabona Ashton Small agiye Miami.
Isezerano ku banyamahanga riba ari isezerano. Isezerano riba ari isezerano, ariko abantu bari kuza muri comment ahantu hose ngo yamaye imodoka ishaje, abantu bari kwitereka ngo ngiriya mpano ngo ntabwo yari biriya. Ashton Hall tumuhe indabo ze, tumukunde, kuko ni ikintu ni igikorwa gihambaye cyane. Si ubwa mbere ubonye mu Rwanda? Ni ubwa mbere, kuko nabonye bamwe mu bapromota mu Rwanda babigarutseho. Hari uwo nashatse kumentioninga wavuze ati murayigereranya ko ati bamuhaye imodoka ishaje, hari hari iyihe? Ati bamuhaye make, hari hari ayahe? Voilà. Ubwo ibya Ashton Small cyangwa se Ashton Family reka tube tubishyize ku ruhande, ahubwo muri iyi weekend mu ntara nahise mvuga akanya mu karere ka Karongi, umuriro waragurumanye. Ubwo ushatse kuvuga ku bitaramo bya Iwacu na Muzika? Kuko nabonye hari ahantu nabonye video baravuga ati hari umuntu ugiye mu modoka ya GMC, baravuga ati reba mbona imbere hari moto za Pashi nyinshi cyane abona biteye ubwoba. Ndatangira ngiye buriya nshima uruganda rw'imyidagaduro hano iwacu byatangiye gutera imbere. Nureba ni abahanzi bagera muri babiri, ngenda mentioninga nta ribi, ni Bruce Melody ni The Ben. Nibo bahanzi bonyine muri u Rwanda bagenda bakoresheje cortege, ndavuga convoy. Mbere yo kwinjira mu karere ukamenya ngo Bruce Melody araje, mbere yo kwinjira mu karere ukati The Ben araje. The Ben yo winjiye mu mujyi. Ibyo ni ibintu byiza byo kwishimira mu ruganda rw'umuziki hano iwacu. Ko tubimenyereye nka za Tanzania biraba, ba Diamond baraza, ba Juma Jux niyo binjira mu mamodoka yabo ya danje nyine. Ako nureba mu Rwanda biri collect, bitangiye gutera imbere, turacyafite babiri. Naho ni ndabibonana. Twongera tugashimira n'ubuyobozi kuko nabwo iyo security nibo baba bayibahaye. Twongera tugashimira n'ubuyobozi. Ubwo rero Bruce Melody yari yataramye mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburasirazuba, y'Uburengerazuba. Ndashaka ko ari Iburasirazuba. Karongi baratubwire buri kobe. Bahita batubwira. Ariko ikindi kintu mbere yuko bito binjiza muri show, mbere na mbere ufite kuvuga Bruce Melody, wavuze na The Ben, bagahita bagira ngo Summer Country Tour ni iki? Summer Country Tour yararangiye. Bafite bibaza ngo ahubwo ni Iwacu na Muzika. Se kubera cyagiye muri Iwacu na Muzika agiye nk'iki? Bamuhamagaje nkande bimeze biti? Mbere yuko ibitaramo bya Iwacu na Muzika bitangira, hatangajwe ko aba champion ba Primus Guma Guma Superstar, ubwo nayo ni festival yabaye mu gihe cya mbere muri za 2010. Icyo gihe yari ishyushye cyane, yahagaze itakiba. Bafashe aba champion, ubwo ni mu mfatanye na Primus, bafashe aba champion nyine ba Primus nabagiye bazitwara. Buri muntu wamuriza akarere ari buririmbemo. Umwanya wa Bruce Melody ari kurimba mu karere ka Ngoma, bihurirana nuko nawe yarafite tour mu karere ka Bugesera. Biramugora kuba yakwideplasa n'ibiki kuva mu karere kamujya mu kandi, no kuba yategura stage, urumva biramugora. Biza gutuma yimurirwa mu karere ka Karongi, kariho azaririmba. Ubwo rero abantu bamubunyenjera mu karere ka Karongi mu bitaramo bya Iwacu na Muzika, nicyo cyari kimujyanye nk'umu champion nyine. Ibitaramo nabyo bikomeje kuri koroza. Urumva niba baratekereje ku kintu cyo kuzana aba superstar batwaye Primus Guma Guma, urumva nyine nayo ni yindi ntambwe yo kugira ngo ya festival yabo nyine bayi bayikomeza nyine nabo ikomeze izamura urwego. Ariko byagenze neza, abafana barishimye cyane ko nabonye Bruce Melody afite abafana. Nabonye amakwasiteri aturuka i Kigali mu karere ka Karongi, abantu barazamutse za ndirimbo ze ngo z'ikinyafu n'ibiki za pompom, barabyinnye nyine karahava. Ntirengagije abandi bahanzi barimo Keniso, Bushari, Marina Debora ukomeje kugarukwaho cyane muri bitaramo. Ko nureba stage nyuma yo gukora amaze igihe kinini adatarama, uko yagarutse kuri stage, nyine Marina Debora yagarutse mu isura nshya, ubona ko nyine ari ibintu byiza byo kwishimira. Abanyarwanda bakomeje kugaruka bakritika bavuga ati Marina ari kuduha package nyine dukwiye. Mbere yuko Iwacu na Muzika itangira, harimo impinduka zabayemo ko twari kumba kubona Kevin Kade. Kevin Kade yaje kurwarira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biza gutuma simbuzwa Maroni ndetse na Kivumbi King. Reka tugaruke kuri abo bantu basimbujwe Kevin Kade. Uyu munsi bari gutanga ihe contribution kuri Iwacu na Muzika Festival. Bari gutanga package iremereye cyane. Nureba nka Amalon, akubwira we ko ari umu cowboy, yo yinjira kuri stage aba yambaye ya myenda y'Abongereza y'aba cowboy ba kera. Akubwira ko yari afite byinshi, yari afite ideni n'Abanyarwanda. Iyo atanga stage noneho Kivumbi King
Kivumbi King ukunzwe n'abakobwa, ukunzwe n'abantu benshi, yaririmba nyine abari gutanga package ye, nta kintu nayinenga. Mu ma stage yose maze kubona n'abahanzi bishimiye. Niba umuhanzi aza kuri stage kuva ku ndirimbo ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, playlist yose yateguwe, abaturage abafana bari kujya ibicu, wambwira gute ko atari gutanga package yuzuye kandi aba ari guhereza audience, ari guhereza nyine ikwereka ko yishimye, ikwereka ko ibyo bari guhabwa nyine babyishimiye. Hari abantu bagenda bagaruka ugereranyije Amaloni wa kera na Amaloni w'ubu. Niwe Amaloni mwiza uyu munsi mu muziki nyarwanda. Ndemera ko ari Amaloni w'uyu munsi. N'uyu munsi. Kuko kubera iki byahindutse bitewe na hahise he. Yari mwiza nibyo, ariko kubera kwishyuzwa nyine bya bintu atari guhereza abanyarwanda byiza, byatumye na pushinga arapushinga no biramukundira, abona iyo collab ya Iwacu na Muzika bimutera kuba yakora byinshi, bimutera kuba yakora ama practice. Nureba muri Check Sound, no umuhanzi ukora Check Sound imbere mu ba mbere, aba yifuza nyine ko nta kantu na kamwe kakongera kumuteranya n'abanyarwanda. Mbona ko ari gukoresha imbaraga nyine nyinshi kugira ngo yongere kwiyunga n'abanyarwanda, bigatuma akora byinshi byiza bitandukanye n'ibyo yakoraga kera, yiraye ko nyine abanyarwanda bamukunze. Ese ubu ngubu ugereranyije nk'uko abahanzi babiri basimbujwe Kevin Kade. Ese iyo Kevin Kade aza kuboneka nasimbuzwa abo bahanzi, ubona hari icyo byari kugabanya, hari icyo byari kongera? Ntago nafata Kevin Kade ngo mbe namugiranya n'abahanzi babiri. Urumva kuba yarabuze, ahubwo ngiye bifata amahirwe Iwacu na Muzika bagize. Kuba yarabuze hari icyo babonye nyine batari kubona. Kuba yarabuze byahise byongera, ahubwo noneho bituma hari byinshi byiza bahise bahabwa nyine. Bari kubona Kevin Kade wenyine ni mwiza mu gukora ama stage, yego ataramira abantu neza nyine, yakora stage ubona ko ari ibintu byiza nyine, azi gutegura stage pe ndamwemera. Ariko kuri package ya Kivumbi King na package ya Amaloni, ndemera ko Iwacu na Muzika yagize inyungu, ahubwo kuba ntabwo namwifurije kurwara nibyo, ariko nyine abanyarwanda ahubwo nitwe twagize inyungu kuba twabona noneho icyarimwe, cyane ko bahise batwongeza. Undi bisanzwe Iwacu na Muzika ni abahanzi barindwi, bahise baba 8 nyine, bahise badukuta promotion kugira ngo twakire no package nini nziza, twakire no tubone ibyishimo bisendereye. Ubwo ibyo byishimo bisendereye, ubwo turizera ko ubutaha n'igihe bazabikenda Kevin Kade ubwo naza, kuko nawe navuga ko baba basimbuje bahita utabaza. Ntabwo ariko bigera, ari abahanzi gire Iwacu na Muzika ntabwo igira abahanzi bayo nyine bahoraho. Habaho nomine, bizo umubare uhoraho, umubare wari usanzwe ari 7, ahubwo turibaza ngo bazaguma ari 8 cyangwa tuzasubira kuri wa mubare 7, cyane ko barabanzi 7 mu turere 7, ariko babahanze 8 mu turere 8. Umva ko mu byo bagejeje gutegura bari bimagine ko buri muhanzi ubundi nyine bafite akarere agomba kwemerezamo abandi, akabakubita kilometero, niko nabyitega akakubita umwitangirizwa nyine. Uyu munsi kuri line up y'abantu bahagaze neza ugereranyije n'uturere bamaze kugendamo, nindi uri kugaruka mu majwi cyane? Umuntu ugaruka mu majwi cyane ndabona ari ni Bushari na Kenny Soul. Kubera iki? Ni benshi cyane ahubwo. Uko uturere tugenda duhinduranya, kuko nabikubwiye muri izi noze bari kugenda bahinduranya. Nureba nk'ibaye muri weekend nyine y'Ikarongi, urasanga Ikarongi habonetse abakobwa bagera muri 3 bahwereye kubera indirimbo z'abahanzi barira, abakobwa barize kubera Chris Easy. Hari warize kubera Chris Easy, hari warize kubera Roskana, nyine bararize abakobwa bagera muri 3 barahwera neza, barabajyana Croix Rouge irabafasha nyine, irongera bakansoringa, barabahobera, barataha. Uyu munsi hari ahantu hamwe nanyuze, ndimo ndareba kuri page runaka, baravuga ati urukundo bakundaga abahanzi kera n'urwubu biratandukanye. Uyu munsi baravuga ati kera hari igihe wumvaga ba Meddy bakiduha imiziki, ko no mu gihe cya ba Meddy bararizaga bakagwa hasi. Kiragiye kwari n'umwana avuga ati njyewe Meddy wenda yataramiye nk'inuza Nyagatare, ukumva umwana avuga ati navuye nk'Irusizi nje kuri Meddy. Bibaza urwo rukundo. Rukundo cyagiye cyari bari rwishi cyane. Uyu munsi hari abandi babivanga nuko hari abishyurwa. Urabyemera? Kwishyurwa?
umuntu akishyurwa ngo arire ukaba wanyishyura nkavuga ati ndagenda yandire umuhanzi bigaragare ko biramutwikira karaka sibyemera kubera iki se iyo mpano ngiye ndemera ko nayiba ku buryo umuntu yiriza amarira agashoka ariko hari umuntu urira boroga sibyo hari umuntu urira yabira hari undi urira ukabona ko ari emotion ngira amarira ari kumanuka ubu mwishyure urira se amarira amanuka ubwo babandi bakina filime amarira yabona amanuka rimwe na rimwe cyangwa nyine yipfuka mu maso nyine akiriza nyine yipfuka mu maso ubwo rero urukundo rwa kera bakundaga abahanzi rwaba ruri kugaruka ruri kugaruka cyane ko ikintu nshima nyine ko izi tuwa ziba buri mwaka n'ingaruka mwaka nyine turi gusoza kuri Iwacu na Muzika Festival hari icyo wongeraho nkubaze mu Rwanda ari promotion na production dufite iki turabura iki mu Rwanda dufite production idafite promotion kubera iki kubera ko nureba abo yego dushimye Iwacu na Muzika ariko nureba ntago wageze gukora promotion yego twakiye Bruce Melody mu karere ka Karongi ariko ari umuntu mu karere ka Karongi ushaka kuba bimenye kuri Over TV udakunda ibitaramo ko Bruce Melody yaharirimbye cyangwa wabimenyeye muri show akumva ngo bakiye Bruce Melody yari yumvishe ngo haraza abahanzi atazi line-up ngo ni bande atazi ngo Bruce Melody ari hano kubera iki yo ni ya promotion nakubwiye nurebe ibihari hari branding arakorwa akarere ka Karongi bakagenda bakagatwika abaturage baho ngaho nyine bakamenya ko ari show imbuga nkoranyambaga zirari zirakoreshwa cyane abahanzi bakamenya nyine tukamenya cyane hari aba influencer nyine babikora aba promoters bahari babikora ku mbuga nkoranyambaga bahabwa akazi nyine bakwamaza cya gitaramo niba ari Iwacu na Muzika nyine abaturage b'Ikarongi bamenye ngo iyi weekend harashya Bruce Melody arabahari Bruce Melody afite abakunzi benshi nureba nka Butera Knowless mu karere ka Muhanga yageze mu karere ka Muhanga hari nureba bisikari buririmbe ni baki ya promotion nyine turi kuvuga iracyari week biracyagenda gake muri make hari n'abatunguwe kumubona kuri stage cyane kubera ko ya promotion itakozwe ubwo bivuze ngo ababishinzwe bagomba kongera imbaraga muri promotion bagomba kongera imbaraga muri promotion ibikorwa byo ni byiza ariko bibura promotion kuko production yo turayifite turimo turagana ku musozo ubwo bivuze ngo abanyarwanda message bakwiye kugenerwa bagomba kubanza gukunda ibintu byacu bakabikunda bikabazamo kugira ngo tubibona biri ku rwego mpuzamahanga cyane reka tube dusoreje aha ngaha ku bakunzi ba Over TV tukajya tubana buri gihe ibiganiro tubahereza by'imyidagaduro dusesengura ducacambura n'umusesenguzi MCV nizere komeje gukora subscribe share na comment kugira ibihe byiza